reka mvugane n'ibikomere ufite, wabigiriye muri korari, wabigiriye mu itorero, mu idini usengeramo, wabigiriye mu kidiyakoni, wabikijijije ukavuga ngo, ukagenda ukabaza umuririmbyi muririmbana ngo ni iki nakora kugira ngo ndague ubwami, kandi ubizi ko uri umurozi, uri umwicanyi. Nkwibutse ko mu bami ni umwami w'abami, mu mabuye ni ibuye rizima, uyu munyembabazi Kristo ufite, hanyuma akagusubiza agaciro bakwambuye. Uyu munyambabazi ukeneye mu buzima bwawe, umunyambabazi ukeneye aho wiga, icyo ugomba kumenya si urusaku rw'abanzi bawe, ahubwo ikigomba kuguhangayikisha si urusaku rw'abanzi bawe, ahubwo icyo ugomba kumenya ni, biravuze ngo kwikomeza kuri uyu mwami w'abami ni ibintu by'inyungu. Wowe bigufitiye inyungu, nanjye bimfitiye inyungu. Murakaza neza ku Gushima TV, ndabakiriye mu izina rya Yesu, aho muherereye mu mpande enye z'isi. Uwiteka Imana ibaha umugisha, ibarwanirire, mwebwe mudahwema kunyereka ko turi kumwe, munkurikiye. Imana ibaha umugisha. Nkomeje kubinginga ngo mukore subscribe, mumpe comment y'ijambo ry'Imana ryabagezeho, mukore na like, ni inkunga ikomeye cyane. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo rero tuganire ijambo ry'Imana, ndacyitwa Ikirezi Esther. Hanyuma ndagira ngo dusenga n'Imana. Nshimiye abantu mwese mujya mwifatanya nanjye tugasengana Imana, abantu mujya munsengera, abantu mujya munyereka ko munkurikiye, mukurikiranye isengesho, abantu mujya muca mu gikari mukanyereka ko mwishimiye ijambo n'isengesho natambukije. Imana ibaha umugisha. Muririmbyi wa 62 yaravuze ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure. Aravuga ngo atambuka n'inyenyeri. Aravuga ngo umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Yaravuze mu gitero cya nyuma, yaravuze ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga ntabwo azagira ubwoba, ahubwo azafashwa no gusenga. Aravuga ngo kandi ntitwibagirwe yuko ahantu hose tujya gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Hanyuma rero nta Mana nta buzima, niko nababwira. Nta Mana nta buzima. Ubuzima butari mu Imana buba bupfuye, ubuzima budasenga buba bupfuye. Mu gitondo nubyuka jya wiragiza Imana, uyibwire ngo ibyanjye byose, imigabo n'imigambi yanjye Mana ndabikuragije kugira ngo ukuboko kwawe kubibonekemo. Uwiteka rero aho umugisha abantu munsengera, abantu dufatanya gusenga, n'ukuri Imana ibaha umugisha aho muherereye hose, ababyeyi, abagabo, abasore n'inkumi, aho muri mu bihugu bidukikije, mu bihugu biri kure, mbasabiye umugisha. Kandi gusenga kwacu kugera ku Mana. Umwanditsi w'ijambo yaranditse aravuga ngo gusenga iyo umuntu abikoranye umwete bigira umusaruro, bigira umumaro, hari ikintu birema. Imana rero ibaha umugisha. Turagushimiye, uri Imana yacu y'amahoro, uri Uwiteka niryo zina ryawe, uri ibendera ryacu ryo kunesha, uri igihome kidukingira ku manywa na nijoro, uri ubwugamo bwacu, uri rudatetereza abakwisunze, urugamba rugeze mu mahina. Duciye bugufi kugira ngo utweze, udutunganye, utubabarire gukiranirwa kwacu kose. Twaravuze turacumura, twaratekereje turacumura, ndetse twisubiyemo twakoze ibyangwa n'amaso yawe, ariko duciye bugufi ngo utweze udutunganye. Muririmbyi wa 49 yaravuze ngo ibihe dusenga Uwiteka bidutarura mu mpagarara. Aravuga ngo ni ukugira ngo twigire ahantu Data ari, tumuganyire ibyo dukennye. Aravuga ngo mu bihe by'umubabaro, ibi bihe byo gusenga biduhumuriza umutima, dutsinda ubukana bw'umwanzi kubera ibihe byiza byo gusenga. Yararirimbye aravuga ngo guhora nsenga Uwiteka kujya kumara umubabaro, ngo kugeza aho nzagera iwe mwirebere ngeze mu ijuru. Aravuga ngo niyambuye umubiri upfa, nambaye kudafiteka, ubwo nibwo nzaba nsezeye ku bihe byiza byo gusenga. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Sengeye umuntu wese unteze amatwi
ahari aba mu nzu wenyine, ahari aba mu gihugu atabona uko asenga, reka imbaraga zawe zimugote, reka umubere igihome kimukingira, reka umubere ubwugamo, reka umubere ibendera, reka umubere inkingi, reka umubere icyambu yambukiraho kimwinjiza mu masezerano, mu izina rya Yesu, mu izina rifite imbaraga, mu izina rifite ubutware, mu izina rifite ubushobozi. Dawidi yaravuze mu minsi yashize, aravuga ngo nk'uko imparakazi yahagizwa no gushaka imigezi, aravuga ngo ni ku mutima we ukwifuza. Abantu bose bankurikiye imitima yabo irakwifuza, inyotewe no kubona Imana, inyotewe kubona mu maso y'Imana. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, Imana ishirwe hejuru. Amen. Pawulo yarandikiye Abaroma aravuga ngo ubw'Imana iri mu ruhande rwacu, ngo mbese umubisha wacu ninde? Sengeye umuntu wese unteze amatwi mu ruhande rwe, kuko abantu babaye mu ruhande rwacu ntibyagira umusaruro, imiryango yabaye mu ruhande rwacu ntibyagira inyungu, abaturanyi babaye mu ruhande rwacu baradusiga baratureka, ariko Imana ibaye mu ruhande rwacu bituzanira inyungu, bitubeshejeho, biduha kuryama tukabyuka, kubera ko Imana iri mu ruhande rwacu. Imana ishimwe. Pawulo aherutse kwandika aravuga ngo mbese ubwo utimanye umwana wawe w'ikinege, aravuga ngo uzabura ute kumuduha n'ibindi byose. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Muri 149 yaravuze ngo ingoma zo mu isi zirahita zigashira, aravuga ngo abantu banga Imana ntibayisenge bazapfa ntabwo bazibukwa. 169 yararirimbye aravuga ngo imisozi itararemwa, isi itarabumbwa, aravuga ngo uhereye kera Imana iri uko yahoze. Biravuze ngo ntisaza ngo yitwaza akabando, ni Imana itari interenganya, ntabwo ivuga amasigara byicaro, ni Imana ikingura ntihagire ukinga, ndetse iyo ikinze ntawe ukingura, ni Imana ishoboye byose, ni Imana ireba ntawe uyirebera. Mu bami ni umwami w'abami, mu masambu ni isambu itarumba, mu biti ni igiti cy'inganzamarumbo, mu bakomeye gukomera, mu banyabwenge niyo ya mbere. Abanyabwenge bo mu isi niho bakomora ubwenge, babukomora kuri yo. Ni intwari mu ntambara duhura nazo, nizo twahuye nazo, nizo twenda guhura nazo. Irahaguruka ntawe uyicaza, irarwana ikanesha. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Kora buzuye umwuka wera. Muri Zaburi ya 84 baravuze ngo hahirwa baba mu nzu yawe, ngo babasha kugushima ubudasiba. Baravuga ngo iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka bagihindura ahantu h'amasoko. Sinzi umuntu nteze amatwi igihe amaze mu gikombe, ariko ndamusengeye kubwo kuboneka mu maso y'Imana Siyoni, umuhe kugira ngo gihinduke ahantu h'amasoko. Imvura y'imigisha icyambika imigisha, agenda agwiza imbaraga kandi aboneka mu maso y'Imana. Turagushimiye, ngaho bane natwe muri uyu mwanya w'ijambo. Imbaraga zawe zitugote, iri jambo rizure abantu bari babuze ubuzima, iri jambo ritanga ihumure mu mitima y'abantu bari babuze ihumure, iri jambo riha abantu icyerekezo mu izina rya Yesu. Iri jambo rega n'umuhigi uhiga akavumbura, iri jambo n'inkota ityaya mu ngi yombi, iri jambo rirarema, iri jambo rirubaka. Ryageze kuri Yeremiya ejo bundi riramubwira ngo rizamwubaka, ngo nirimara kumwubaka azubakika. Amen. Ndasenze sengeye umuntu wese unkurikiye kugira ngo ijambo ryawe rimwubake, kandi umukomereze amaboko urinde intambwe z'ibirenge bye. Abasore n'abakobwa bakomeze mu izina rya Yesu, ababyeyi n'abagabo bakomeze. Buri muntu wese unkurikiye abona umugisha uturutse ku Mana, abona imbaraga zisumba byose, ibyo akwifuza aho ubikora, ibyo umugambiriye aho ubisohoze. Mwami muremere ikimenyetso cy'ibyiza abanzi be bakitegereze bamware. Tugushimiye kuri Imana ikomeye, gira ibyo wubika mu ruhande rwa buri wese, kandi nubyubika ntago bizongera kubura umutwe, kugeza igihe wowe ubifitiye ubushobozi uzagarukira. Ngaho tugirire neza, ube mu ruhande rwacu, ube mu ruhande rw'umuntu nkurikiye, umuhe umugisha, umuhire. Senze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Luka, mu bice byaho 10. Luka ibice 10, turasoma ku murongo waho wa 34, tumanuke hepfo kuri 37, twumve icyo Imana ivuganiye natwe mu ijambo ryayo. Saba ngo umuntu wakoze subscribe Imana imuhe umugisha, ndetse n'utarayikora nawe musaba kuyikora, ndetse n'umuntu utaraduha comment musaba kuduha comment. Imana ibamugisha. Haravuze ngo aramwegera amupfuka inguma,
amwomoza amavuta ya elayo na vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza. Bukeye bwaho yenda idenariyo ebyiri, aziha nyir'icumbi, atumurwaze, kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse. Noneho utekereza ute? Muri abo batatu ninde wabaye mugenzi w'uwo waguye mu bambuzi? Aramusubiza ati, ni uwamugiriye imbabazi. Yesu aramubwira ati, genda nawe ugire utyo. Imana iduhane umugisha. Tugiye kuganira kuri iri jambo rifite intego ivuga ngo Kristo niwe munyembabazi. Hanyuma ubwo ari umunyembabazi akaba yaratubabariye atyo, natwe dukwiye kubabarira, kuko yaravuze ngo ushaka kunkurikira yikorera umusaraba wankurikire. Hanyuma aravuga ngo ukunda ubugingo bwazabubura, ariko uwemera akabureka niwe uzabubona. Yesu Yesaya yaramuhamije, amuhamya mbere y'imyaka 700 mu bice 35. Yesaya aravuga ngo hazabaho inzira nyabagendwa, kandi zitwa inzira yo kwera no gukiranuka. Aravuga ngo abantu banduye imitima ntabwo bazayicamo. Aravuga ngo ariko abagenzi nubwo baba ari abaswa ntabwo iyo nzira bazayiyoba. Yesaya arahanura aravuga ngo izitwa inzira yo kwera no gukiranuka, intare n'idubu ntabwo bizayicamo. Yesu aje nyuma y'imyaka 700 arihamiriza, yunga mu buhanuzi bwa Yesaya. Amen. Aravuga ngo nige nzira n'ukuri n'ubugingo, nta muntu ushobora kujya kwa data ntamujyanye. Arihamya aravuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri, namwe muri amashami, kandi data niwe nyirawo. Imana ishimwe. Yarongeye aravuga ngo nimuba muri jye amagambo yanjye akaba muri mwebwe, musabe icyo mushaka. Ndagira ngo uyu munyambabazi Kristo umuha agaciro, kandi ntumufate nk'uhemuka. Ntabwo ahemuka. Hari ibintu 3 cyangwa 4 namubonyeho. Uyu munyambabazi Yesu ntabwo ahemuka. Uyu munyambabazi Yesu ntiyirengagiza. Icyo ni kimwe. Kabiri, uyu munyambabazi Yesu ntarobanura ku butoni. Gatatu, uyu munyambabazi Yesu ntabwo abeshya. Kane, uyu munyambabazi Yesu ntabwo ajya buri uko agenza. Nidushaka twiyongeza bibe 7. Uyu munyambabazi Yesu ntajya arwana ngo aneshwe. Nababwira ngo ni intwari mu ntambara zose twarwanye nazo, nizo tuzarwana nazo, nizo twarwanye nazo mu gihe cyashize. 7, uyu munyambabazi Yesu ni umwami w'abami, ni umwami mu gihe turimo ndetse n'igihe kizaza. Muririmbyi w'149 yaravuze ngo ingoma zose zo mu isi zirahita zigashira. Aravuga ngo abantu banga Imana ntibayisenge bazapfa, ntabwo bazibukwa. Biravuze ngo kwikomeza kuri uyu mwami w'abami ni ibintu by'inyungu. Wowe bigufitiye inyungu, nanjye bimfitiye inyungu. Ni ibintu by'agaciro, ni ibintu by'umumaro. Hanyuma dusomye amagambo akomeye. Aravuze ngo aramwegera, amupfuka inguma, amwomoza vino na elayo n'amavuta ya elayo, amushyira ku ndogobe, aramutwara, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza, amurwarizayo. Amaze kumurwarizayo, Bibiliya yatubwiye ngo nuko asiga idenariyo 200, abwira nyir'icumbi ngo mumurwaze. Nakenera ibinyomoro muzabimuhe, nakenera amatunda muzayamuhe, nakenera potaje azayibone, serivisi azabasaba nk'umurwayi, nk'uwakomeretse muzayimuhe. Bibiliya rero ivuze iki? Uyu ni umugani Kristo yaciriye. Uyu ni umugani w'umusamariya w'umunyambabazi Kristo yaciriye umwigisha amategeko. Ngo nuko umwigisha amategeko ngo yahagurukijwe no kugenderera Yesu. Aramwegera, aramubaza ngo mwigisha, ni iki nakora kugira ngo ndagwe ubwami bw'Imana? Ni nk'uko wahaguruka n'imyaka umaze mu rusengero ukajya kubaza umushumba ngo mushumba,
nkora iki kugira ngo ntazasambana? Kandi wiga igice ubatizwa, wigishijwe ko gusambana ari icyaha, wigishijwe ko kurya icya cumi n'amaturo ari icyaha, wigishijwe ko kubeshya ari icyaha, ariko wigishijwe ko kubeshyera mugenzi wawe ari icyaha, wigishijwe yuko guhemuka ari icyaha, kwiba ari icyaha, ariko ukabirengaho. Uri umuririmbyi, uri umudiyakoni, uri umukristo, uri urugingo rw'itorero, ukagenderera umushumba ukamubaza ngo mwigisha, mushumba, ni iki nakora kugira ngo nzajye mu ijuru? Uyu mwigisha amategeko rero nawe niko yabigenje. Nari ngutanzeho urugero, wowe unkurikiye, ni nk'uko wahaguruka ukajya kwa pasiteri wawe, ukajya kwa mushumba wawe ugushumbye, ukagenda ukamubaza ngo ni iki nakora kugira ngo ndague ubwami bwo mu ijuru. Hanyuma uyu mwigisha amategeko ngo yasanze Yesu. Biravuze ngo ibyo yari agiye kubaza Yesu yari abizi, nk'uko nawe wajya kubibaza perezida wa korari wijijisha ubizi. Ni nk'uko wajya kubaza perezida wa korari, ukabaza pasiteri, ukabaza mwarimu ngo ni iki nakora kugira ngo ndague ubwami bw'ijuru kandi uri umurozi. Urabizi ko kuroga ari icyaha, kwica mugenzi we ni icyaha. Biravuze ngo ntukice, ariko ukijijisha ukavuga ngo, ukagenda ukabaza umuririmbyi muririmbana ngo ni iki nakora kugira ngo ndague ubwami, kandi ubizi ko uri umurozi, uri umwicanyi, uri umunyabinyoma, uboneka mu nama z'abagambanira abandi. Nta rukundo ugira, nta bugwaneza ugira, nta roho nziza ugira mu bandi. Iyo uvuga ibikomeretsa abandi, ariko ukijijisha ukagenderera umwe mu bayoboye itorero ngo ni iki nakora kugira ngo ndague ubwami. Umwigisha amategeko ngo asanga Yesu. Hanyuma Yesu nawe ngo aramusubiza ngo byanditswe bite mu mategeko? Urumva wowe wajya kubibaza, warasomye. Uyu mwigisha amategeko nawe yagiye kubaza Yesu ibyo yasomye, ibyo yigishije. Yesu kubera ko ntahahishwa, Imana ishimwe, ngo aramubaza ngo mu byanditswe havuga ngo iki? Ibyanditswe bivuga gute? Umwigisha amategeko ngo aramusubiza ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe n'umutima wawe wose. Ageze hepfo aravuga ngo kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Hanyuma Yesu ngo aramusubiza ngo ushubije neza, ushubije ijambo ry'ubwenge. Ariko ngo uwo mwigisha amategeko ashatse kwigira shyashya abaza Yesu, ngo aramubaza ngo ubwo se mugenzi wanjye ninde? Uwo ngomba gukunda ninde? Ninde ngomba gukunda? Yesu ngo ahita amucira umugani. Aramubwira ngo hari umusamariya wavaga i Yerusalemu amanuka agiye Yeriko. Ageze mu nzira ahura n'abambuzi. Bibiliya niko ivuga, muze kuhasoma ku bice 10, muhere ku murongo wa 30. Abo bambuzi baramwambura, baramukubita, baramukomeretsa, basiga buraho gatoya ngo apfe. Hanyuma barigendera. Bibiliya iravuga ngo nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira. Ahageze uwo muntu wahuye n'abambuzi aramureba. Birasobanuye ngo yaranamumenye, ariko arakikira arigendera. Umulewi nawe wari mu rugendo rwe, ahageze aramureba, aramumenya, nawe arakikira arigendera. Reka mvugane n'ibikomere ufite. Wabigiriye muri korari, wabigiriye mu itorero, mu idini usengeramo, wabigiriye mu kidiyakoni, wabigiriye muri gurupe y'amasengesho, wabigiriye muri ba runaka, wabigiriye muri famiye, wabigiriye aho ushatse, wabigiriye aho uvuka, wabigiriye mu muryango washatsemo, wabigiriye mu bavandimwe. Ibyo bikomere uwakabikomoye yarakikiye arigendera. Uwakabikomoye yarakurebye arakikira arigendera. Ariko ndagutangariza ko hari umusamariya Imana ikuzigamiye. Uyu musamariya Imana ikuzigamiye, uyu musamariya Imana ikubikiye ni Kristo. Niwe wabambwe turabamburwa. Yarapfuye ntazongera gupfa. Yagiye ku musaraba ntazawusubiraho. Yatsindiye isoko ryo kuturengera.
reka nganire n'ibikomere byawe, nkwibutse ko mu bami ni umwami w'abami, mu mabuye ni ibuye rizima. Uyu munyembabazi Kristo ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana riratoranwa rihinduka ibuye rikomeza imfuruka. Uyu musamariya w'umunyambabazi ashushanya Kristo. Ejo bundi Ezekiyeli yaranditse aravuga ngo yadusanze twigaragura mu ivata ry'ibyaha, mu bice 16 aravuga ngo tubeho nuko tubaho. Reka nkubwire, umuntu ukeneye ni umuntu ugusanga mu ivata, ni umuntu ugusanga mu byondo, ni umuntu ugusanga mu mibabaro imeze nk'ibyondo, imeze nk'ibiziba, ni umuntu ugusanga mu mibabaro y'ibikomere bivirirana, hanyuma akagutoraguramo, akagukuramo, agasanga mbese wambuwe, wacucuwe, nta kintu ufite, hanyuma akagusubiza agaciro bakwambuye. Uyu munyambabazi ukeneye mu buzima bwawe, umunyambabazi ukeneye aho wiga, umunyambabazi ukeneye aho utuye, umunyambabazi ukeneye mu buzima, mu myaka usigaje ku isi, ni wa wundi uzihanganira aho agusanze, ni wa wundi uzihanganira ibikomere agusanzemo, ni wa wundi uzasubika urugendo rwe. Yesu ngo abwira umwigisha amategeko, aramubwira ngo ariko hari umusamariya wari mu rugendo rwe, nawe aca muri iyo nzira nk'uko abandi bayinyuzemo. Erega hari abantu banyuze mu nzira waguyemo, hari abantu banyuze mu nzira naguyemo, hari abantu banyuze mu nzira waguyemo, bagusangana ibikomere, basanga bagucucuye, ariko barakikira barigendera. Ariko ndagira ngo nkubwire neza, ngo utangarize ko hari umunyambabazi Uwiteka Imana akubikiye, hari umunyambabazi Imana ibitse ku buzima bwawe, kandi uwo munyambabazi aje mu gihe gikenewe, aje mu gihe imiryango yakuretse, aje mu gihe muri korari batitaye ku bikomere byawe, aje mu gihe muri nyobozi batabyitayeho, aje mu gihe mu isibo, mu mudugudu, mu murenge batabyitayeho. Ikimuzanye ni ukukomora inguma, yarangiza ntagusige ku nzira, akagusubiza agaciro abakwambuye bakwambuye, hanyuma yarangiza akakurwaza ugakira. Reka twumve ukuntu Ezekiyeli yavuze mu gihe cyashize. Yaravuze ngo kavukire yawe umunsi wavutseho, umukungwe wawe ntibawushaririye, kandi ntibakujabuye n'amazi ngo ubonere, ntabwo waruhije usigwa n'akamuri, habe no gushyirwa mu twahi tw'impinja. Nta wakurebanye imbabazi kugira ngo agukoreho ibyo akugirire ibambe. Amena. Ahubwo watawe ku gasozi ku munsi wavutseho, kuko wagawagwa, nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Ni ukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Mu minsi yashize narasenze ndababwira ngo ibambe ry'Imana ritubeho, turongera dusenge tubwire Imana ngo itugirire ibambe. Hari ibambe umutambyi atakugiriye, hari ibambe perezida wa korari atakugiriye, hari ibambe umuririmbyi muririmbana atakugiriye, shangazi ntiyari kugiriye, inshuti zawe ntizari kugiriye, abaturanyi ntibarigize, aho uvuka ntibarigize, mu rushakwa ntiwigeze ubona y'iryo bambe. Ariko nkuzaniye amakuru akubwira ko Imana yaguteguriye kera umunyambabazi witwa Kristo. Uyu munyambabazi iteka yaje, ntabwo ashobora kwinuba imibabaro yawe, ntabwo ayinubira. Yesu wenyine niwe utinubira imibabaro yacu. Yesu wenyine, umuririmbyi yaravuze ngo kandi imibabaro yacu niyo yishyizeho, intimba zacu nizo yikoreye. Ni nako Yesaya yanditse mu gihe cyashize, aravuga ngo yakubiswe n'ibyaha byacu, kandi yakubiswe n'Imana Data, kandi yazize ibyaha byacu.
Yesaya yarahanuye mu gihe cyatambutse mu bice 47 mu bice 47 aravuga ngo biremwe nonaha, aravuga ngo ntabwo ari ibya kera, ntabwo wabyumviye mu butayu usenga, ntiwabyumviye mu buvumo, ntiwabyumviye mu cyumba cy'amasengesho, ntabwo wabyumviye mu kanwa k'abahanuzi. Hari ibintu Imana iremye kugira ngo ikomore inguma z'abambuzi. Abantu bakwamburiye muri korari, bakwamburiye mu masengesho, nabivuze, bakwamburiye mu murimo w'Imana, ariko Imana ihagurukije umunyembabazi. Ntabwo ari uyu munsi aje, yaje kera atsindira isoko ryo kuturengera. Aravuga ngo abantu barushye kandi baremerewe bamusange abaruhure. Kandi reka mbabwire ikintu mugomba kumenya, ikintu ugomba kumenya kandi kigomba kuguhangayikisha. Ntabwo ari urusaku rw'abanzi bawe, ikintu ugomba kumenya wowe unteze amatwi, ntabwo ari urusaku rw'abatambyi baguciyeho bakagenda, si urusaku rw'abarebi baguciyeho bakagenda. Icyo ugomba kumenya ntabwo ari urusaku rw'abanzi bawe, ahubwo icyo ugomba kumenya ni uguceceka kw'inshuti zawe mu gihe bikugoye. Icyo ugomba kumenya si urusaku rw'abanzi bawe, ahubwo ikigomba kuguhangayikisha si urusaku rw'abanzi bawe, ahubwo icyo ugomba kumenya ni uguceceka kw'inshuti zawe, ni uguceceka k'umusamariya wawe. Hanyuma rero soza kugira ngo senge, ndagira ngo Imana iguhuze n'umusamariya ukeneye, umusamariya ukeneye mu bupfubyi, umusamariya ukeneye mu bupfakazi, umusamariya ukeneye mu gihe umugabo yagutaye, mu gihe imiryango yakwanze, mu gihe akazi gahagaze, mu gihe urwaye igihe kirekire, mu gihe uri mu gihugu utabasha guterana nk'uko wifuza, utabasha gusenga. Imana igutegurira umusamariya w'umunyambabazi ushushanywa Kristo, utakureka, utagusiga, utagutererana mu makuba yawe no mu byago byawe. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Umuririmbyi yaravuze ngo mu gihe tubuze inshuti tugumana ukwizera, mu ijuru tuzahabona ibyo twizeye byose. Kandi ndagira ngo nkubwire neza ko uyu munyambabazi Kristo ikimugenza ni ukukomora ibikomere ahereye ruhande, kandi kizakubwira ko yahageze ni uko asubike urugendo rw'umunyambabazi. Umusamariya yirengagiza ko afite ideni. Ikizakubwira umusamariya Kristo akuzaniye, yirengagiza ko afite ideni, yirengagiza ko nawe afite ibyo afite bidahagije, aguha ubufasha ntacyo ashingiyeho. Kandi utakumvira ubusa ni Yesu, umuntu utakurenganya ni Yesu. Umuntu wakubera umuvandimwe ni uko umuririmbyi 35 yavuze ngo ni Yesu wangize ku muvandimwe we, ni Yesu. Hanyuma ndagira ngo umwikomezeho kuko niwe musamariya umunyambabazi womara inguma zo ku mutima n'izo ku mubiri. Shimwa Yesu Mucunguzi, shimwa Mana yamuduhaye, shimwa nawe Mwuka Wera wamutumenyesheje. Imana ishimwe. Ezekiyeli atubwiye ukuntu wadusanze twigaragura mu ivata ry'ibyaha nuko utugirira ibambe. Yavuze ngo nta watugiriye ibambe kuva tukivuka. Ahari hari umuntu nteze amatwi ntiyigeze agira umuntu umugirira ibambe kuva avutse, ariko ndagira ngo mwibutse ko hari uwamugirira ibambe yitwa Kristo. Niyo yadusanze twigaragura mu ivata ry'ibyaha, aravuga ngo tubeho. Yadusanze twigaragura mu ivata ry'imibabaro, aravuga ngo tubeho. Ntangarije umuntu neza amatwi Kristo agendereye kugira ngo amwomore inguma zo ku mutima n'izo ku mubiri. Mutangarije ko Kristo ari uvuga ngo umuntu abeho akabaho. Imana ishimwe. Umugisha buri muntu wese unteze amatwi, umurwanirira, umuha imbaraga, umuremera umusamariya wo kumwomora mu rugendo rw'ubuzima, mu rugendo rwe rwa buri munsi, mu buzima bwe bwa buri munsi. Umuha umusamariya wo kumwomora inguma, abantu babona n'izo batabona. Mbisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen, amen. Ndabashimiye rero mwese. Imana ibahuze n'umusamariya. Umusamariya ndamukeneye, nawe uramukeneye, n'undi aramukeneye. Dukeneye abasamariya. Mperutse kuvuga mu minsi ishize ngo ujye uharanira kuba kereyo yandika ibyishimo ku mitima y'abandi, hanyuma uharanire kuba gome ihanagura imibabaro ku mitima y'abandi. Ndabizi neza ko ababikora babikunze bazagororerwa. Yesu azakugororera nuba kereyo yandika ibyiza ku mitima y'abandi, nuba gome ihanagura imibabaro ku mitima y'abandi. Yesu azabikugororera. Hanyuma nimero zanjye za telefone 0788 ndabasaba gukora subscribe ndetse mukampa na comment, mukambwira uko mwakiriye iri jambo ry'Imana, hanyuma mugakora na share. Uwiteka Imana baho umugisha, kandi ndabakunda uko nsenze ndabazirikana. Amen, amen. Bye.